Imana yacu nishimwe, bavandimwe dufatanyije urugendo rugana mu ijuru. Yesu nahimbazwe. Shalom shalom. Rero uyu munsi ndagira ngo tuganire ijambo. Bakunzi ba Jesus Army, turabasirikare ba Yesu Kristo, kandi tugana ni mu ijuru. Rero nkuko Tomorrow People ari ikiganiro cya Jesus Army Church, rero ikiganiro nakagaruka. Rero reka mbabwire yuko uyu munsi cyangwa kugira ngo tuganire ijambo namaze kubona muri iyi minsi yuko abantu benshi basigaye barayobye, baravangiwe. Reka mbihamagare muri uko nguko bitewe n'inyigisho bari kugenda bafata. Abantu benshi bari kujya mu kwiga teoloji, ariko bagera muri teoloji ugasanga baravangiwe bitewe n'uko babuze umwuka wera wo kubayobora, bakabeshwa. Reka mbite gutya, ugasanga hari inyigisho zimwe zaragiye zifata ibyanditswe byera byose bihinduka imigani. Imana yacu niturengere, Imana yacu niturengere. Bivuze ngo urasanga inyigisho ziriho zibwira abantu ngo buriya Adamu na Eva buriya cyari igitekerezo n'umugani bashyize ku murongo. Kavuga ngo buriya inkuge ya Nowa cyari igitekerezo. Bakavuga ngo urabona biriya byahishuwe, ubona byahishuriwe Yohana ari ku kirwa cy'Ipatimu, buriya ntabwo bizigera bibaho mu isi bigaragara. Biriya byose bizaba mu mwuka, ariko ubwo ni ubuyobe, ni ubwaka. Reka mbihamagare gutyo, ni ukuvangirwa. Rero abantu babona uburyo isi imeze, bakaba yuko itazigera irimbuka. Bakabona iterambere bagezeho, bakabona inyubako zubatswe, bakabona ibintu byinshi cyane bikomeye byubatswe, bakabona yuko Imana itabisenya. Niba hari n'intambara ihari, iyo izabera mu isi y'umwuka. Rimwe na rimwe bakavuga ati n'ubundi ntidutuye mu mwuka, aho naho tuzahurira nabyo, twe tuzibera ahangaha. Bituma ibyanditswe byera bihinduka imigani. Imana yacu niturengere. Ariko ikintu birengagiza nuko ijambo ry'Imana rivuga yuko ibyanditswe byera byose bingana iki, byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro. Hari imigani Yesu Kristo yajyaga aca akavuga ati uyu ni umugani, ndetse wasoma no muri Bible ukabona ko wari umugani. Cyangwa se ngo wenda cyari igitekerezo, cyangwa se avuga ngo ibi bigereranywa, ubwami bw'Imana bugereranywa n'iki. Rimwe akavuga ngo ubwami bw'Imana bugereranywa n'umuntu w'umubosi wari ufite business, akavuga ngo reka nsigire abakozi banjye amatarano. Ugasanga icyo cyari igitekerezo. Hano basanga yari imigani. Bituma abandi bafata na bimwe byari mu isezerano rya kera, bahita bafata ibindi byose Bible bayifata nk'amaparabole, ariko uko siko biri. Imana yacu nishimwe. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo igice cyaho cya 3 umurongo wa 16 yaramubwiye ngo menya yuko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, ngo kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, yewe ngo no kumwemeza ibyaha bye, yewe no kumutunganya, no kumuhanira gukiranuka, ngo kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse, afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Imana yacu niturengere, kandi Imana yacu ikomeze ishimwe. Ngo ibyanditswe byera byose. Ndagusaba muvandimwe, waba uri umwigisha w'ijambo ry'Imana, waba uzatega amahirwe yo kumva iri jambo, umenye yuko ijuru ntabwo ari amazimwe, ntabwo ari imigani, ntabwo ibyanditswe byera ibi byahumetswe n'Imana ari imigani yashyizwe ku murongo n'abahanga. Oya, ahubwo ni ijambo ry'Imana. Ubashije kuryizera bihindura ubuzima bwawe. Ubashije kuryizera uhita uhinduka. Urabizi neza yuko isi ikunda kubwira abantu ngo nimukore ibi, murye izi ndyo, mukore siporo, ngo muzabaho murambye. Ariko iyo ufashe iri jambo ry'Imana rikakubera ibyo kurya bya buri munsi, ukaryizera, ugasaba Imana ikakongera kwizera, uhagarika mu kubaho birambye,
ukabaho byiteka, ugateraputinga ukava mu kubaho birambye ukabaho byiteka. Imana yacu nishimwe. Rero muntu wizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we, izo nyigisho nizikugeraho cyangwa ugahura n'abantu bameze gutyo, uzamenye uburyo wabegera, abemera guhugurwa yewe ubahugure, ubereke umucyo uri mu ijambo ry'Imana. Imana yacu nishimwe. Rero ntabwo umuntu wumva ko aharanira kuzagera mu bwami bw'Imana, kumva ko ari umurobyi w'abantu, yakwemera yuko ibyanditswe byera Imana yahumetse abantu babibyiniramo bigahinduka iki? Bigahinduka imigani. Hari abantu bajya batekereza yuko iri jambo ry'Imana baryumva, ariko reka nze nkubwire yuko iri jambo ry'Imana buri murongo umwe wonyine ni umutwe w'igitabo. Ushobora guhera ku wa mbere mu kwezi kwa mbere ku itariki ya mbere ukazagera mu kwa 12 uwo mwaka ku itariki 31 ugisoma umurongo umwe kandi uhishurirwa bitandukanye. Bivuze ngo buri murongo uri muri Bible kuryo ubibona ni umutwe w'igitabo. Ubashije kuwujyamo nawe ubwawe ntiwawurangiza. Rero hari abantu bigisha ijambo ry'Imana nkaho bakavuga ngo Bible twamaze kuyimira, ibi turabizi byose. Ariko nagiye nkubwire ko ijambo ry'Imana riri muri iki gitabo uramutse urizi n'imbaraga zaryandikishije zikagukoreramo, ntabwo waba ugikwiriye kuba hano kuri iyi si. Ukige wakabaye wambara wa mubiri Yesu Kristo yazukanye. Ariko kuko ugistragoringa rimwe na rimwe, handi Paulo yavuze ngo ndagerageza gukora ibyiza, ariko ibibi bikandwa byantanze imbere. Ndakubwiza ukuri, nta n'imirongo 5 yo muri iki gitabo wari wamenya. Reka nkubwire yuko iyi Bible ibyahishuwe baravuze ngo byarahishuwe, ariko nubisoma neza uzasanga bigihishe, biracyari siri, biracyasirinze. Na mbere yuko ibyahishuwe biza, usomye no muri Genesis umurongo wa mbere wonyine nawe urasirinze. Uretse ko wasaba Mwuka Wera. Mwuka Wera ni Imana nzima, ni Umwuka Wera w'Imana uzafata ku bya Data, uzafata ku bya Yesu Kristo akatuyobora mu kuri kose. Umwuka Wera niwe wakubwira, kubera yuko abera hose icyarimwe, azi byose kandi ashoboye byose. Niwe wakubwira niki cyabaye, kugira ngo umenye yuko byose bisirinze. Umurongo wa mbere wo muri Genesis uravuga ngo mwitangiriro uravuga ngo mbere na mbere Imana yaremye isi n'ijuru. Kugira ngo umenye ko bisirinze, wamenya isi n'ijuru Imana yaremesheje iki? Wamenya Imana yaremye mu gihe kingana iki? Ariko ku murongo wa kabiri barakomeza bakavuga uburyo urumuri rwaremwe, bakavuga n'ibindi ukuntu byagiye biremwa, ari ijambo ry'Imana ribirema. Ariko reka nkubwire, ibyanditswe byera Mwuka Wera utamusabye ngo umwinginge Mwuka Wera abe inshuti yawe. Ko birashoboka yuko umuntu ashobora kugira umufasha bakabana ku bw'inshingano ariko batari inshuti, birashoboka rwose. Rero usabye Mwuka Wera akaba inshuti yawe, buri kimwe cyose ugiye gukora ukamubaza, icyo akubwiye ukagikora. Ndakubwiza ukuri, nura murongo wa mbere wo mwitangiriro n'ibindi bitabo byinshi. Rero abantu bavuga yuko iri jambo ry'Imana barimenye bakabigira science, biza kurangira ubwabo baguye mu bwaka, baguye mu buyobe, bakamera nk'abari koga mu nyanja rwagati. Iyi Bible uramutse uyisomye udafite Umwuka Wera uba umeze nk'uwoga mu nyanja rwagati, hahandi udashobora kumenya amajyaruguru n'amajyepfo. Rero abenshi bajya bishuka bakajya kwiga teoloji, bakagenda bakiga teoloji ya Gikristo, bakamenya imyizere y'Ababudisme, bakamenya iy'Abisilamu, bakamenya iy'Abahindu, bakajya no mu yindi mico traditional, ukuntu biza kurangira bayobye. Gusa umuntu nabwira umuntu wumva yuko Umwuka Wera mubwiye ngo ujya kwiga teoloji, ari we umubwiye apana we kujya nkuko wavuga ngo ugiye kwiga biology muri kaminuza runaka, ukavuga ngo ngiye kujya muri masters, njye ku masteringa teoloji.
biza kurangira uzimiye ukisanga ahantu utabasha kuva. Rero Kristo bene data dufatanyije urugendo rugana mu ijuru imwihende, ndabasabye, Yesu Kristo yarazi ko inzira aciye ifunganye, aramenya nubwo aje akaducungura agapfa akabazutse, amenya yuko inzira aciye ifunganye, kandi amenya yuko iyo nzira nubwo ifunganye n'ababwira ngo bamukurikire bafite kuyicamo bikoreye imisaraba yabo. Bivuze ngo kuba iyo nzira ifunganye ni ukwitonda. Niba ari ukwitonda, turasaba Mwuka Wera twahawe nk'umufasha kugira ngo tubashishe, kuko niwe uzi iyo tujya, twe nawe tuzi. Rero Kristo bene data, ndabasabye kugira ngo wajya kwiga teoloji, waba usoma Bible, ujye usaba Imana ati Data mwiza, nyuzuza umwuka wawe wera w'ukuri, nyuzuza umwuka wera w'imbaraga kugira ngo mbashe gusobanukirwa n'ibi wandikishije, maze nimara gusobanukirwa n'ibi wandikishije n'ibyo utanditse uzabimbwira. Icyo nabasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo ni uko twaba inshuti na Mwuka Wera, tukareka ubwaka, tukareka kuvugisha ibyanditswe byera icyo bitavuga, ahubwo tukumva icyo ibyanditswe byera bivuga bya nyabyo. Kuko Bible ibyo bavuze ko ari imigani ni imigani, ariko n'ibitari imigani si imigani. Kandi nk'uko ibyahishuwe bivuga, biriya byose bavuze bizaba physically muri iyi si tubayemo. Igishushanyo cy'inyamaswa kizaza, cyabanza kuza kiri spiritual, ariko hari igihe kizagera yuko abana b'Imana batemererwa guhaha cyangwa kuguha. Ariko munyumve neza, impamvu Antikristo ataza kugira ngo yiyerekane maso ku maso ni ukubera yuko umubuza kiri aha ngaha. Umubuza ninde? Ni Mwuka Wera. Umuntu azaba yafashe yatwaye itorero, hazaca uwambaye. Kandi hari umugani bajya baca bavuga ngo urakoma kuko bigikomeka, nibikomera ntabwo uzakoma. Rero bakristo bene data dufatanyije urugendo, mureke kuzura ijambo ry'Imana, mureke dusabe Mwuka Wera atwuzura uko ashaka, mureke tuyoborwe na Mwuka Wera, kuko abayoborwa na Mwuka nibo bana b'Imana. Kandi ubuze ubwenge abusaba Imana, kubera yuko Imana niyo itubwira, igivugira mu bwenge yaduhaye, igivugira mu ijambo ryayo. Mwuka Wera ajya twongorera akatubwira n'iki cyo gukora n'icyo kudakora. Shalom shalom, Imana ikomeze kubana namwe, ibimane. Tuzongere guhura muri Tomorrow People y'ubutaha, tutishwe n'ibyaha. Ciao ciao, ndabakunda cyane.